Ndi papa sava. Urebeye ikiri kuri. Nabona. Harya barabanza agasomaho. Ese utagicimbura. Ariko mfite intama mana yanjye. Mpuzanire Nzanira Uzi ko iki nta kimwe nzanira kanuza. Ndebera akamitsingi gakonje. Nganure no kuburiri kuri burarirwa wa. Erega bose byose n'ubwoko bw'amasaka. Karyoherwe. iki gikombe kiguze. Ibikombe ariko habihari. Iki nakibonanye umuntu mu bice bya za Musanze. Nzaguhe na Kigozi. Kigozi? Kimwe kirekire cyabagamo amata kera. Ari nicyo twita umudimu. Umudimu ubwo cyo kikaba kihe? Kiba gikubye nk'icyo kabiri cya gatatu. Urakumva? Musa. Yewe. Cyaryoshye cyakavuze itebe. Kameze neza. Itereka gato cutsa hanyuma ukina. Aya masaka yashimye ifumbire. Nakina. Wari wakinnye? Nakina. Okay. Siko haryo ubu nacyo kiba gifite ibivuzo kandi kitaragira. Oya ibivuzo rega. Ni bimwe bicece bijyamo hasi. Ni bimwe bijyamo hasi. Buriya ntago njya kurusa. Ubu tunumva twinete tumeze nk'utugize tw'ibiheri. Nitwo bita ngo iki? Utwo two hejuru harabari impiza. Impiza. Ariko impiza ziba ku kigage gisembuye. Ziragenda zigapfa. Bishyira itundi muri frigo niyo mpamvu mpuzaniye kamwe. Hanyuma ubu nibwo bushira cyangwa nicyo kigage? Wayi ikigage waba ukibona kibira. Ikigage ni ikibira. Aho tuvugira. Ijisho rimaze guhena ikigage cyanjye. Ajya degede. Umusemburo ndawitonda. Araryoshye pepe. Musabika iminsi irindwi. Usikomeze nk'umuntu umaze kurya. Ijute mwana wawe. Ijute muvandi. Niho ubera umuntu w'inshuti. Reka. Nagiraga ntiyagukora. Reka nganure ku masaka. Uru ruganda rwa Burare rwose ko rwafunguwe. N'umwami. Akajya yiko. Rutayigwa ateseka buri Rutayigwa ntiyabage Butare. Ruganda nturi Gisenyi. Nese barufungura ni hari muri za 50 na. Nyine se ntiyabage Butare. Ariko niwe wari umukuru. Yego. Warya wakinnye? Nakinnye. Kena. Ariko uvuze akantu k'umukuru ntekereza ikintu. Ntekereje ikintu. Buriya utekereza iki ku bintu bya pansiyo? Pansiyo se? Nuzi ko avuga ko nagahora gahanze se? Ndabizi. N'ubwizigame. Ukavuga uti nisaza nakibasha gukora imirimo y'amaboko nzabahone. Urugero nkawe. Nturya kubera ko wakoze uwo munsi. Cyane. Uyizigamira iki? Sigamira simba nabonye iki. Utakibona se ahubwo ntago ucyaka. Uruzi ko niyo waba uri umuyede cyangwa uri umufundi icyo kintu ukwiye kucyaka se. Aho ntago numva icyo ushatse kuvuga. Ahantu hose wakoze. Yego. Ubabwiye uti ngenda ashaka ko mugira ikintu mushyiraho kizangoboka muzabukuru. Yego. Murabyumvikana bakagishyiraho. Ariko ibyo reka tubireke. Ubwo nibanga nkwibiye. Ndakubwiye ni urakora. Buri munsi tuvuge wenda Nyakabyizi ariko yatahana. We noneho nuri na Nyakabyizi. Ahubwo reka turebe mu rwego rwawe ukoramo. Yego. Niko digidi ahantu ukora. Ntabwo babaye imodoka ibatwara ku kazi ikanabashyira. Imodoka irahari. Nge ni no ku muhanda yazinaga parika pa. None zo wagiye kugura iriya yindi hori kunywa esanse, kunywa vide, ujya kumena vidanje, kunywa amavuta. Ugira ute? Nwa buriya ngiye inama ya mbere naguha. Iriya modoka nayishyize mu muhanda ngo ikora akazi. Nayigurisha. Aya esanse, kumena vidanje, anturotsi. Nuza grise biriya bashyiramo. Maintenance en general.
nkajya nyashyira kuri konti mvuga nayo ngazangoboka mu zabukuru. ariko harimo Icyo ni kimwe. aho harimo ingingo kuko narebye wa mugana yo kuyigura ntabwo ari uko nari nyikeneye ni umungara ngo banyemere. ariko ni bande bakwemera se bazagufasha wasaje? icyo si kimwe. icyo ni kimwe. ukubita indi ngingo ifatika. inzu ubamo nifite ibyumba 5. sinabonye wariteje imbere ibyumba 5. ariko ntabwo anasedegede usibye ko wenda nyine wenda bimwe waba ugira utyo ukavuga uti kimwe ngiterekereramo ni indaro, ikindi nkibikamo bya nyabingi, ikindi ntuzi uko nyizwa. ese umuntu umwe nta mushiki wawe mubana, nta murumuna wawe, nta mukuru wawe, nese inzu y'ibyumba 5 uyimaramo iki? nashaka icyumba na saro, urumva, n'igikoni. yego rata. ese ugiye gufata nk'ahantu hose njye nafashe nkagira moteri, wowe ugiye kuba muri wenyine kugira ngo bizagende bite? uyambwiza ukuri, ayo mafaranga nayo nakaya ukafata we yo ngayo ukodesheje icyumba na saro, yego ukayazigama. noneho muzabuku ubu hari imyaka utazarenza, ndakubwiza ukuri, imyaka senkani seke suwasani ntabwo uzaba ubasha gukora kuri iyo. uzi ko mugani wawe iyo umuntu asaza bimenya. ejo bundi naricaye umuntu yakomagiye ntabwo mwamwumva. ntabwo ariko wamwumvise wera iminota mwicaha ngaha umuntu akomanza iminota 10 mwicaha ngaha mutari kumwumva. indese wakomanze wamwumva ute se wibereye muri ibyo bintu? ariko umuntu nawe arwaye imyate mu maboko cyangwa arwaye ibindi bya bindi bitutumba. inde urabizi ko ari sobukuri kuvuga databukwe ubusarinza n'amagara kuri telefone dahatanye saje kugira ate kandi atadutegura aje kukureba handeba satanegushe cyangwa agasha. ariko ntawe musaza nawe ntabwo yaba ari tayari. umuntu uza kureba umugore atamubwiye. ubu savuye ibirometero 2-3 umugore yagenewe ugira telefone. ari tayari. man. kazuba byo ndabyumva. amahoro. neza kuzwe iteka ryose. muraho se muze ko aho gusaza uri kugarukamo neza none. umusaza se abashajijwe n'iki? se utari gushaka gusaza. ngeze kure ndashaje. ariko ni karibu muze. mwese papa safa. sinzi ubwo wajemo gahunda za famiye. karibu ariko muze ntacyo muze yaba yicaye nkareba tungi umva uko bimeze. ndagira turakomeza tugende tuganira. mwari muri ariko muze turaho nanjye ndahari reka mvugishe uyu muvandimwe hano. ariko ruraho twari turaho reka twongere. amakuru ni meza. mwari muri aho se? mwaraho ameze neza. ameze neza. amasaka mwarahuye mwarahunitse mu bigega. imvura yaraguye sindagira bigega sindagira bigega. akungu hari izuba mama ejo arambwiye. irahari muri kurima. turimo kurima. semwe mumeze mutara izuba ntabwo ryabagezeho. oya nimba ko ari akayaga se. mwebwe mwabibona n'akarindi gukina na mugenzi wanjye damu haryo ugiye imewe n'igisoro. ntabwo yabivamo ibi. papa banza umbwire ikintu nkwakiriza. akana gahiye akamitsingi. hari ubusherari ariko busherari ako busherari. yavuye mu cyaro aravuga kamuzanye papa. umeze neza ariko sintumbona. yewe muraho. ariko nawe mba nkubona. kutamenya ko ufite 65. ndimo ndashaje yaraje iminkanyari mu maso ntiwareba. oya yewega biragenda. ubwo bagushyiraho se n'akakoko cyangwa urinywera gusa? ndanywa gusa kurya byo reka. banavuye mu rugo bawe uracyari muri bya bindi bya kera umugabo aranywa ntarya. reka twabicitseho da. kunywa munarya nuko mbere. abasaza rero turasoma gusa tuka. ariko uracyagira urutoki cyane. urutoki ruhari rukeyo rugenda rucika kubera nta gafumbire. nanjye naha turahaba tukahakorera ariko rimwe na rimwe umugore akataha nyine
ntabwo ari rwo rugo rukuru, ntabwo twavanga abana nk'ubu bari mu bari mu biruhuko. ntabwo twabavanga n'akabari. Dufite ahandi epfiriya nyine bataha. Aho mukorera ni aha ngaha. Hanyuma abana bagataha. Iyi ni moteri, abantu baraza bakiyakira, abafite ibirori bakazamo hariya tukabakira bavuye gusezerana, abandi harimo ibyumba bya VIP n'amarogi, abafite ibirori bari buryame nuko. Mwateye imbere pe. Mwateye imbere. Wa mugabo mwari muturanye ufite imodoka ya RGC aracyari amahoro? Ni amahoro arayifite. Aracyatwara abantu n'ibitoki byabo. N'ibitoki. Ariko uriya mugabo akagira ikiburi. Agira rwose. Agira ikiburi. Aratwara abantu bagatwara n'ibitoki n'ubuko byose akabikora. Mama sava. Yewega. Bangukira undi di. Arabikora byose nta kundi. Rero ndimo ndihuta ariko hari ikintu cyangenzaga. Cyakugenzaga? Reka bakwakire noneho ukimbwire yaje. Ndi kureba kadakonje cyane. Siko nta hantu uri kuyigeza. Zuba warisira wa mugore ukagira ngo uzaramya. Mwongerereho iki agafuniko. Nashyira unose arahandi warugiye kujyana. Biraryoshye. Byose bisubye wabisanga. Gacimbure hanyuma umbwire ngo hari icyamugenzaga. Gacimbure hanyuma umbwire. Atu undebere ko washyiraho akazingaro wa. Ushyira n'agatoki. Ntugasige ariko ndaje. Maze rero ikintu cyangenzaga iminsi ngeze kuri nkaba narinje rero mbagana ngo munsayidire mungurize amafaranga. Amafaranga koko? Oya nta kibazo wagira hano ukabura amafaranga muzehe. Oya ntibikabeho nshuti ya data. Ubwo rero nicyo nari cyari kinzanye kingenza. Oya ntabwo wagera hano ngo ubure amafaranga. Rwose nicyo kingenza mumfashe rwose iminsi igeze kuri. Ni amahoro ariko. Amahoro ariko. Niba nta byago. Hari amafaranga gusa se wayabura. Ntabwo wayabura. Soma rwose ntabwo hano wayabura. Nshakira udufaranga rwose ngurize. None se papa amafaranga washakaga nangahe? Nashakaga nka miliyoni 8. Miliyoni 8? Pasava urumva se turi biyamuhe? Uti miliyoni 8. Ariko papa amafaranga ni menshi. Ariko niba yihutirwa uzayishyura ryari se? Uzayishyura mu mezi 2. Miliyoni 8. Muzehe numvaga ari nk'ebyiri cyangwa nanjye ngo ebyiri se zavamo bazatangira mu kwa kangahe imisoro igishoro. Numvaga ari nk'ibihumbi 200. Numvaga rwose yo nta yakuguriza pe. Ntayaguha rwose nka data kuko ariko kuvuga miliyoni 8 rwose nizo zangirira akamaro. Ntabwo byavamo. Murihangana ntabwo byavamo rwose. Papa ihangane gato. Pasavanga no tuvugane. Ngwino nkubwire. Urayafite? Ngwino tuvugane ariko. Ako papa Safa wagiye ugira umuco koko. So gukora kuguza amafaranga ukanga kuyamuha. Urayafite se? Ndayafite. Hejuru se ko udafite amafaranga ngo wizigamiye. Gutu ushaka kumwima amafaranga. Ejo ndipiganze nzamugurisha miliyoni 2.
piga nzenze mupfana iki ku buryo umpa miliyoni 2 data umbyara ukamwima amafaranga gusa. Genda kubwira ngo ariya ni amafaranga nazigamiye izabukuru nzigamira abana banjye n'ejo hazaza. Hanyuma akakubwiye ko azakwishyura mu mezi 3, mu mezi 3 uzaba wamaze gupfa ku buryo izabukuru zawe ariko mu mezi 3 uriya musaza mu mezi 3 amafaranga azaba yakuye. Ariko papa sava uratekereza ko aje kukuguza adafite azakura amafaranga? Kuki wikunda ariko? Uri umukobwa we. Wajye ugira umuco ukagira n'ikinyabupfura. Uri umukobwa we. Ndi umukobwa we. Muganira. Nyoko nimuvugana. Amezi 3 amafaranga bazaba yakuye. Ibyo aho baba bayakuye hariho hose birabareba. Ikizima nuko tubwiye ko azatwishyura amezi 3. Muguriza amafaranga. Kandi ukajye wikunda papa sava. Ibyo bintu ni ukwikunda no kumva yuko hari utagira neza umuryango wanjye. Mama sava njye amafaranga nayabana ntacyo bintwaye pe. Ariko we na so na nyoko muzi ko muzansubiza amafaranga. Hanyuma se ndikubwiye ko tuzakora. Amafaranga nayazigamiye izabukuru zanjye sinyishoboye gukora igifundi abana urabizi uko bimeze. Izabukuru zawe tuzaba tukiri kumwe. Haraho wenda kujya. Tuzaba turi kumwe amafaranga n'ubundi nitwe tuzayasangira. N'abana bacu wahatuje ko amafaranga bazagusubiza. Okay. Uramuha? Nta kibazo. Ngo rero nukajya umbabaza. Erega ntugira ikibazo. Arya mwambwiraga ngo muzayishyura ryari? Bishyuraga mu mezi 2 nari kuzashyura mu mezi 2 ariko kubera ko ibintu bigenda bigira nakongeraho kundi kwezi kumwe mu mezi 3. Oya nta kibazo. Nta kibazo papa. Miliyoni 8 rwose. Turayaguha. Tuzi utekane ibibazo byawe bikemuke. Yego rwose. Reka nanjye hamaye umugore mwiza muze. Aha nakuye. Cyangwa n'uwiteka. Isa nta cyatubura. Nta kintu. Ahubwo se papa uracyakoresha ya konti yawe na mama? Muracyakoresha konti cyangwa turayaba mu ntoki? We mu ntoki gute turakora transfer azanye kubika. Ya konti muracyayifite. Niyo waba utayifite wanafungura iyindi da. Biroroshye. Oya ntugire impungenge. Ntugire impungenge pe. Oya tuzi umutima. Naga amafaranga wayabura hano. Ntabwo yabura. Mwiriwe. Amahoro. Ni karibu se. Bari ngombwa ariko da. Muraho se. Muraho neza. Muraho. Yego. Muraho. Meze mute papa? Turaho. Kono hano nta muntu uri kubavuga hari abantu bahari. Barahari. Mwari muje kudusura. Kandi rero ati bantu haruguru. Rebaga cyangwa tujyane turebera gatebe ni bukiri mucyane tuganire. Nzaba hari mu rusako rwa televiziyo babagure televiziyo. Ko kavuyo kaba. Hano no haratuje. Ibyo byose babishyize ku murongo wa abari isuku mana ya. Imihembezo no kurandura umwe ku wundi. Papa aracyari umusirimu. Azasaza se. Yakahinze utuboga. Yewe. Ukwitangira akazuba. Oya kararenze. Papa izi nsenda mwatangiye gusigira. Izo nsenda turazirya. Twabanye kurya. Zubitse unizanira iki koresho. Akoresho ndakazanye. Gasome uko bimeze. Darake ukuntu yiyemera. Ubwo nawe nanjye nageze iruhande rwawe. Byose nk'ibisigaye. Amakuru samuze. Amakuru ni meza. Muri amahoro se? Turi amahoro. Mama sari? Ari mu gikari ruguru iriya. Agiye kumusohoza. Ajya kumusubiza mu kanya. Nta amahoro rero. Ni amahoro. Yewe. Bino bintu biraryoshye. Biraryoshye cyane pe. Gasogongera ukumva. Kararyoshye. Nongere ncurure. Ongera uncurure rwose. Akira. Oya nakawa ko nakawe. Ese muzogira ngo sibwo turi kumwe muri iyi minsi. Mbese? Reka nkomeze nsome noneho. Babaza kumbwira ikibagenza. Yega.
kwitanye n'akazuba ka rero muze narinje kubareba kuri ya gahunda bwoko ki ya gahunda yanjye nawe ntabwo nzi ibyo ari kambe nanasoma narinje kureba nyine ya mafaranga nibyo yakubwiraga 8,000,000 naguhaye ukambwira uti mu mezi 2 nzanyaguhaye ariko twe kwiruka dushyiraho no kwa gatatu ko guteganya rero ubu byari bimaze amezi 5 mbona nta kintu wambwiye ntayo ayo nta mafaranga arimo ntayo ni make cyane papa make cyane kuyo nakugurira si 8,000,000 wanyatse se utunze n'umukobwa wanjye 8,000,000 se n'umukobwa wanjye aho bihuriye 8,000,000 n'umukobwa zira n'inkwano se inkwano zira n'inkwano ese sinamukoye uzabaze basanzire bawe ayo bankwereye ayariyo ukangana ariko papa wabyoroshya wibuke ko amafaranga ari inguzanyo none se njyewe sinakoye mwanyatse oya hariya ni makeya wiki nese mwanyatse menshi ndayabura hariya ni makeya none se papa ugiye gufatira amafaranga 8,000,000 aba ariyo inkwano bankoye arongera ahandi wiki oya pe muze ntidupfa ubusa wa mubyeyi nyakugira imana nyakubyara ugaheka ntidupfa ubusa nyakuzukuruza rwose ukagira n'ubuvivi ntidupfa ubusa pe njyewe umukobwa wawe ntabwo namukoye kweli ndakareka se muze nta mafaranga yanjye umpa ntayo hariya se n'inkwano ariko papa wakwihangana nyine ukareba amafaranga y'abandi kuko kandi mbikubwira uhinda wa runtu ntabwo ariwe wahindaga ntabwo ari uhinda nkubwirana amafaranga nayo muze twumvikane rero tutaza no gupfa ubusa yewe nkarwana kwa databuko ntacyo ntakoza ndakubwiye ngo nzibeho ariya amafaranga nayo niteganyirije mu zabukuru zanjye nteganyiriza abuzukuru bawe urumva muze urarangije uraje urambwiye uti ndayakuguza amezi abaye 3, 4, 5 shyiramo ikinyabupfura kuri kuvugana ariko ikinyabupfura njye ntacyo mfite bwira sa kigira ahubwo ushaka kumuguza ndi umukwe amafaranga nateganyirije aba kubera nabuze ubwishyu hanyuma ubuvuze ntiwambwira se ubwo rero nagira ngo hari akarima mfite epfo hariya akaye kariya karonzoronzo niko ushaka kumbwira ngo akarima kariya se kavamo zingahe karengeje 800 ibihumbi 800 n'ibyanga urama akazi njye ngukorera ukora iki se ukora iki none se urumva waza guhakwa ku mutwe wawe ushakira akazi rwose mbona uko ukora hese twabaye dukenge na duha abantu nuko none utangiye kuvuga ngo ni inkwano reka nkubwire yongeye muzehe mubwize ukuri papa sava kiramo ikinyabupfura no kuri nawe nakubwira ugasigara ahangaha warunuwe ntago ngewe nirwa nkora nkagerekaho n'ubufundi nkotsa nkarangura nkagira ne kibwataraye mu ntebe ntago ubu bwataraye mu ntebe imyaka ntago ibaye 3 utashobora guteka wowe uzashaka uyashaka heza nihe wayasize n'ubu bwataraye mu ntebe ureba televiziyo ukarya kimwe ikinyuza ukarya ikindi ukarya warangiza ngo nguke none ngo nene ikiramo ikinyabupfura bwira sa kigire ngewe ikinyabupfura ndakigira umuco ndawugira ariko ntabigeze ku mafaranga yanjye nizigamiye mama sava kuzigama 8,000,000 ntago ari imikino nje nanagusiga ukajya wirwa wikoreye imihembezo naso ntago se papa urashaka kunsenyera koko ntago ngusenyera ahubwo nako kazi nyine arakamba akazi ariko wowe ufite ubuye burambe mu kabari ufite ubuye burambe uzikotsa iki wowe uzikotsa iki byo wakotsa ninde wabirya akazi kose uzamanza agakora akazi nishyure kandi nkubwira ni umuntu yanyaka 200,000 nari kuyamuha akagenda akikenura yatse 8,000,000 ushyize ku ruhande urasheze nyishuriza amafaranga papa wakwihanganye nyishuriza amafaranga y'abana okay ntacyo ngiye kuguhaka wowe ariko papa uremera nguhaka sobukwe aze ajya koropa noneho imisarane nari hanze muri korodoro ukupa ari ahantu sinzongere kubona ikintu cyitwa ikibabi cyaguye hasi nta muzi ko amafaranga ari umuco ibyo bintu birashoboka umuco ariko umuco ni uwuhe umuco ni ubu bwambuzi hatangira kuvuga ngo ni inkwano ngo ndagutunze
ndagutunze se waje wikoreye zahabu ubaye amatwi ni zahabu amazuru ni zahabu n'icyo ufite cya zahabu ku buryo naca gatoya nkajya kugurisha mujye mureka gukina n'amafaranga y'umuntu bana ese papa akose papa mukemurana icyo kibazo reba ibintu bunkore urabona ndi burare hehe ko nazama akazi nzagakora none se ubu se urabona ndamuca he uriya mugabo hanyuma si yumbwira yuko udashoboye kwishyura papa sava